bakunzi ba TV official nitwa mwese David n'ibisanzwe uko nababwiye ko ndabazanira video y'ikibazo abantu benshi bafite ibibazo bijyanye na Facebook bamwe bati Facebook yanjye barayijyanye abandi bati Facebook yanjye yarabuze ngo ngewe nari mfite Facebook barayihakinga abantu benshi na Facebook niyo nshaka kwibandaho aka kanya noneho reka nze nkubwire impamvu wabuze Facebook yawe cyangwa abantu benshi babura ama Facebook account yabo. Reka tugende muri Google Chrome urahita ugiramo wandike rino jambo ryanditse ngo accessing and downloading Facebook information nuangeza ukandire kuri kano kambi ko ari kubururu nyine tugende nitumara kugenda bazatugeza ahantu hameze gutya uza ukande kuri iri jambo rya mbere sinzire kamnemere bakoresheje dufresh nta kibazo nashaka ko twirinda ariko reka nemere mukoreshe urahita ukanda hanga kuri iri jambo iri ngiri reka dukandeho nitumara kwakanda dutegereza akanya gato konyine. Okay, nitumara kugira hanga none icyo tuzakora urabona batubwiye ngo access and downloading your Facebook factor cyangwa your Facebook information. Wowe uzaza ukande kuri iri jambo rya kabiri ryanditsemo ngo aka kajambo kanditsemo account access double shooting uzahakanda nurangiza ngiye wibuke neza ko tugiye kureba inuza yacu cyangwa impamvu Facebook zacu zikabura uzatuzukane kuri kano ka kabiri kanditse ngo muri kano ka kabiri kanditsemo ngo my account has been disabled. Reka tukandemo netugakanda tuzahita duhite tukana hano harahita hazamo amagambo ari mu ibara ry'ubururu ahanganditse mu visit the help center. Reka tuakandi nitumukanda bazahita dutegereze kanya gato tegereza kanya. Okay, turahita batugeza ahangaha baratatubwira ngo kuki konti yanjye bwite ya Facebook yahagaritswe ni gute namenya ngo ni gute namenya ko konti yanjye ya Facebook yahagaritswe. Komeza vango iyo konti yawe ya Facebook yahagaritswe ubona ubutumwa buvuga ko konti yawe yahagaritswe igihe ugerageje kwinjira. Iyo utabonye ubutumwa wihagarika igihe ugerageje kwinjira biba bivuze ko ushobora kuba ufite ikindi kibazo cyo kwinjira. Menya uko ugikemura aho tuzaharenga tujyana hasi handitse ngo kuki konti yanjye yahagaritswe. Hano haravango duhagarika konti za Facebook zishobora kuba zidakurikiza amabwiriza agenga Facebook. Ingero zimwe ngo ingero zimwe na zimwe zirimo ijya mbere gutangazaho ibidakurikiza amabwiriza agenga Facebook, gukoresha izina ritari ryo wenda nk'urugero nitwa mwese David nkahita mfata ngo Facebook yanjye nkahita Vestina and Dorcas urumva nkoresheje izina ry'abandi urumva kugira ngo bafunge Facebook yawe cyangwa bayikuyeho burundu uyishaka uyibure ngo uba waragize ngo gutangaza ibitakurikiza amabwiriza yagenga Facebook gushyiraho ibintu nyine Facebook itemeye. None ikindi gukoresha izina ritari ryawe ukarikoresha ukavuga ngo ngewe nimba ndi mwese David ndakoresha Kalisa Emi
kandi atari yo mazina yanjye, usanga nabyo bituma bakuraho Facebook yawe. Ikindi bavuga ngo kwiyitirira umuntu, urumva ndagira ngo mbibereke kugira ngo muzaburane, mujye muburana mwabanjije kubireba neza. Dore yo tumaze gusoma ahangaha handitse kwiyitirira undi muntu. Nk'ibyo nayo maze kubabwira kuvuga ngo ngewe nitwa Menya David, wangiza ugatagenda ugahita ufata ngo ngewe nitwa M Irene ukishyiraho izina rye gutyo, goko sha rwose barayifunga. Se si barifunga bakayikuraho burundu nimba uzi neza ko utakoresheje amazina yawe bwite. Nicyo kibazo cyatumye badutwara Facebook yawe. Ikindi ngo gukomeza imyitwarire itemewe kuri Facebook no kunyuranya n'amabwiriza y'ihuriro ryacu, naryo rituma batwara Facebook yawe. Ngo irya nyuma reva ngo kuvugana n'abandi bantu hagamijwe guhoza ku nkeke, kwamamaza, gukwirakwiza ibitemewe cyangwa indi myitwarire itemewe. Uhora utera abantu ubwoba, uhora wamamaza kuri Facebook yawe, ukwirakwiza ibitemewe, nyine indi myitwarire itemewe nawe rwose. Ibyo byose bituma Facebook yawe bayihagarika burundu rwose, ukayishaka ukayibura kuri Facebook ntuyibone, ndetse n'uzaza ujya kwinjiramo bakakwangira. Mbavuga ngo niki nakora igihe konti yanjye yawe yarahagaritswe. Niba utekereza ko konti yawe yahagaritswe kubera kwibeshya, koresha iyi fisi isaba isuzuma. Noneho hepfo baravuga ngo menya ko rimwe na rimwe dushobora gutanga imburira imbere yo kuhagarika konti yawe. Mbese barabanza bakakubura bakavuga ngo niwongera gukora ibi bintu tuzayifunga, niwongera gukora ibi bintu tuzagufunga. Mbese ugakomeza gutyo bahita bayifunga. Noneho ukuntu bakomeza bavuga ngo kandi ni dushobora kugarura konti yahagaritswe kubera kurenga ku mabwiriza akomeye. Menya byinshi byerekeye uko dusobanura kurenga ku mabwiriza akomeye. Ubwo ukanze kuri aya magambo wahita ubasha kumenya impamvu Facebook igendwa. Nibi byose wewe nimba ushaka kubimenya. Rero impamvu mbaye ino video nashaka gusubiza bimwe mu bibazo. Noneho abantu bambwiraga ngo kuki udakora video utwereka uburyo twagarama ama Facebook yacu yagiye. Ndagira ngo banze urebe nemba koko ibi bintu nimba warabikoze, menye ko ariyo mpamvu Facebook yawe bayitwaye. Icya kabiri, nimba ibintu byose warubahereje amabwiriza, none uzahita unyandikira muri comment umbwire ngo ngewe Facebook yanjye yagiye mu buryo butandukanye n'ubu ngubu, ngiye nshakira nkorera video ingarura Facebook yanjye. Byo nzabasha kwiga. Ariko reka umuntu wese ajya abasha gusobanukirwa buri kimwe cyose cy'uburyo yagarura Facebook ye n'impamvu yagiye. Ndabakunda cyane, nitwa Menya David. Nkunda cyane naho ubutaha Imana ibamere umugisha.